Alright. Hey! Ikipe ya Rayon Sports igiye kuba yokongera kumanura umukinnyi wahoze ayikinira na wundi n'ikizigenza ara Cristiano Ronaldo ara Messi kabisa, na wundi bamwita Leandre Osombe Willy Onana. Ubwo inama mu kanya yari irangiye, umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sports asobanuriye abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports ndetse na dirani ku ikipe ya Rayon Sports ikeneye rwose abakinnyi bagera kuri batatu bose. Muri abo ngabo kabisa hari kuvugwamo rwose umukinnyi wahoze akinira ikipe ya Rayon Sports ara Brazilian Machenga hatari kabisa, na wundi kabisa na wundi bamwita Osombe Willy Onana kabisa, niwe tugiye kuba twababwira kuko uyu niwe uri guhabwa amahirwe yo kuza mu ikipe ya Rayon Sports. Murera kabisa uyu musore ndagira ngo mbe nababwira ko uyu nawe ari gupushinga ashaka kuza muri Rayon, niwe uri kubyisabira ekipe ya Rayon Sports ko yaza mu ikipe rwose, yaza mu ikipe ya Rayon Sports. Uyu musore Leandre Osombe Willy Onana, niba uri mushyashya hano kuri Kigali Sport, nizere ko rwose wamaze kuba waterekamo subscribe kabisa 5/5. Igitekerezo cyo noneho ni nyamibwa kabisa, nizere ko nacyo uri buze kuba wagiterekamo 5/5. Like nayo byondaho kabisa, ubundi bwo tugende n'ikiganiro cyacu kimeze neza, tuganira kuri uyu musore ese ibye bihagaze bite mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko neza amahirwe nka 90% uyu musore agomba kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sports kabisa. Nibyo rwose tugiye kuba twaganiraho muri aka kanya, nizere ko rwose tugiye kuba twabana muri iki kiganiro 5 ku kandi. Amazina ye bamwita Osombe Willy Onana, guturuka muri Kameruni. Uyu musore w'umunyakameruni n'ubwenegihugu bwe bw'ubunyakameruni kabisa. Kuri uyu munsi yakinaga mu ikipe ya Al Hilal Tripoli, Al Hilal Benghazi kabisa, ni ikipe hariya muri Libya, ariko kugeza amagingo uyu musore yamaze kuba yatandukana n'ikipe ya Al Hilal Benghazi. Kuri ubu ngubu na ikipe afite amakuru mbazaniye aka kanya atariho ivumbi, ni amakuru ameze neza cyane, ni amakuru ateye ubwoba ashimishije mu ikipe ya Rayon Sports. Umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi yakoresheje inama igenda igaruka ku byo bagezeho ndetse n'ibyo babura kugira ngo babe babigeraho. Bageze ku kibazo cy'abakinnyi. Umugabo Dyrani, technical director wa ikipe ya Rayon Sports, aba ateye hejuru, avuga ko rwose ikipe ya Rayon Sports ifite abawinga bari hasi badakomeye. Ikipe ya Rayon Sports idashobora kuba yazatwara iki gikombe cya shampiyona ifite abawinga. Yavuze ko mu ikipe ya Rayon Sports haburamo byibura abakinnyi bagera kuri 3, nimero 10, nimero 8 ndetse na nimero rwose 7. Aba bakinnyi rwose barakenewe byihuta, niyo mpamvu havuzwemo rwose uyu musore uteye ubwoba Leandre Osombe Willy Onana. We ari kwisabira ikipe ya Rayon Sports, ari kuvuga ko nta recruitment ashaka, ashaka ko bazamuha umushahara gusa
apana amafaranga yo kumugura nibayareke. Ni nayo mpamvu turi kuvuga ko uyu musore ashobora kuza gukinira ekipe ya Rayon Sports. Bavuze ko nta gihindutse uyu musore agomba kuba yagera mu Rwanda ku munsi wo kuwa mbere agakorerwa medical test, bareba ko afite imvune, bareba ko rwose ashobora kuba afite imvune yaba yakuye muri Libya. Ese uyu musore azasinyira ekipe ya Rayon Sports cyangwa se ntazayisinyira? Reka tubihange amaso dutegereze ibyo ekipe ya Rayon Sports izatangaza. Aya makuru ndagira ngo ko mbabwire ko Nyakesha umuvandimwe Regan Rugaju kabisa niwe wagiye uyaterekaho ku rubuga rwa Instagram, ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sports bwagiye buyaterekaho 5/5. Ese ubu sinabashimira, mugire umunsi mwiza, nizere ko mwamaze kuba mwatangaho subscribe.